hari abana babeshya bitari ibyabo. Kuri uwo mubyeyi uduteze amatwi wabajije, hari abana babeshya bahawe n'iwabo. Dufite abasambanyi babihawe n'iwabo, dufite abasinzi babihawe n'iwabo. Na mbere yo kujyaginga umwana, ujye ubanza umenye ko iyo usubiyemo ikintu kiza muri jene umwana wawe. Niki cyatuma kuba umunaziri? Niki? Si uko utanyweye inzoga, nuko no mu maraso yawe zitarimo. Uranyumvishije? Iyo uvuze ko no mu maraso zawe zitarimo ushatse kuvuga iki? Mba nshatse kuvuga yuko n'igihe papa na mama wawe babonanaga batazinywaga, kuko niba barazinywaga nawe uzazinywa muri iyo minsi 21 nibuzamviro, basabwa kuba batarazinywa mbere yuko bagusama. Ntabwo ujya wumva hano abantu batunga coping mechanism, bafata ibiyobyabwenge nko kwiyorohereza, kugira ngo yorohereze stress. Bashaka kwiyorohereza ngo bate ubwonko bagire gute ibiyobyabwenge n'umunsi atabinyweye. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Bakunze Ibihumure TV, mwiriwe mwaramutse, biraterwa n'amasaha murimo. Niba ari amasaha y'igitondo cyiza, niba ari umugoroba mwiza, niba muri mu gitondo birumvikana, ariko ku manywa bavuga igicamunsi. Imana ibahe umugisha. Nge ndi Ikuzo Emis, ubwa mbere tubanye muri ibi biganiro byacu. Tugarutse muri episode ya 3, ndi kumwe na Dr Jado. Muraho neza Dr? Turaho, turashima isumba byose. Tugire umugisha. Kuryama ni bisanzwe, kubyuka ni igitangaza, kwirirwa n'umugisha. Umugisha nyine. Okay. Ikintu kugira ngo abantu bazakimenyere simbizi, ariko nagitoje ubuzima bwanjye. Ntabwo nshobora kubyuka mvuge ngo birasanzwe. Nibitangaza. Turabivuga tukumva ko atari bitanasanzwe, ariko ibimenyetso byereka Imana yuko birekonesa ko igukoreye igitangaza bikagorana. Ariko niba wabyutse ukabona birakunze, nta gitangaza cy'Imana igukoreye kiruta kubikongereye igihe cyo kubaho, nubwo ntarinzi uko cyanganaga. Yes. Ariko haba hatanzwe ingabo nyinshi kugira ngo tube turi amahoro. Ubyutse jya uzamura amaboko, niyo utavuga amagambo menshi, uzamura amaboko uvuge ngo wakoze. Amen. Rero ndahumeka, ndamahoro, nkomeje akazi. Niyo waba utari expert mu gusenga cyane, bwira Imana iryo jambo. Ko yakoze. Uhabwe umugisha. Bitambitora vuba. Bwira Imana iryo jambo ko yakoze. None se ugira ngo umuntu ntanashyiramo reveye ntayumve? Kandi yasomye. None ureba ukuntu abantu bangana gutya, Imana iba yababyukije. Mbona n'ikinyenzi cyakwinjira umuntu mu izuru cyangwa Marie Jose. Ni byinshi Imana ikora n'umubu. Ariko ujya utekereza kuba uri ahantu utibuka ikintu na kimwe. Ufite abana nka kuriya, Emma afite abana, buriya narakugenza ukunda abana bawe bari abahungu bawe babiri, ubakunda bibi. Ariko ibaze uburyo usinzira ntugire uwo wibuka. Wagiye burundu. Ntiwibuke ibyo utunze, ntiwibuke konte, ntiwibuke abana, ntiwibuke umugore, ntiwibuke buri kimwe cyose, ukaba wagiye. Washaka yavuga ngo uba wapfuye ukaza kuzuka. Mushumba, ibi ngira ngo ni byiza ko mubitoza abana babakurikira mu mwuka, n'abakuze bose mukabita abana, hanyuma mukabibamenyereza bikaba byiza. Wabonye gushima Imana iwacu mu rusengero.
wabonye bisaba ngo habanje kugira umuntu ubikubwira ukinjira ibintu byo gutegeka abantu si byo. Ukinjira vuga ngo gitangaza Imana inkoreye, nta muntu urakubwira, ubyuka nishima. nzagira umwanya ngaruke kuri iki kiganiro kubera ko nshaka kuzagitindaho kugira n'abantu bagikurikire byimbitse. Sinshaka wenda abantu bataza kumerera nabi ngo nabatindiye, ko ufite ibintu muri wowe wateguye birimo biradufasha ko twinjiye muri episode ya 3, ariko ndashaka kubanza gushima Imana hanyuma nkakwakira wenda dukomeza kuri episode ya 3. Ariko hari ibibazo bibiri turi buze kubanza, nitubisubiza bikarangirana n'iminota biraza kudufata ko tuzakora episode ya 4 ariko tuza gukomeza topic yacu. Data turagushimye ko tubonye umwanya udasanzwe w'agaciro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugisha umuntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro, ukoze wawe n'abashozwe nawe ntago yakwishoboresha. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Hanyuma hari muri episode ya mbere hari ijambo wagarutseho abantu benshi baje gukomeza kwibazaho, rivuga ngo wasanze icyo wavuze ku buringanire, ubwuzuzanye nibwo waprefeye, nibwo wahisemo nk'umukozi w'Imana kandi nka pasteur. Hanyuma uvuga ko icyo n'ubwuzuzanye ariko uburinganire byo bitakunda. Hanyuma muri episode ya 2 hagarutsemo umuntu wavuze ati ati umushumba avuze ku cyaha n'igicumuro nabyo azabidutandukanyirize. Mushumba twihuse ngira ngo wenda mwahera aho ngaho kugira mufasha abantu b'Imana bari kutwumva. Gamere kuri icyambere warumvuze. Ubundi ubwo nabivuze ndi kuvuga iyo umugore ajya kuruhuka akenera umuntu abwira imvune yagize, bifitanye isano no kuruhuka kwe. Ariko umugabo uri kuruhuka, uzi ko abagabo benshi siyansi uko ivuga navuze genda zo mu buryo bugera muri 6 cyangwa 7 ku baciye mu ishuri igihe nagize umugisha niga mu bubanyi mpuzamahanga. Bifiteho amakuru runaka. Hari ikintu bitu yaba human growth, kubona physical appearance ku mubiri umugabo n'umugore. Reka raho mpera baratandukanye ku mubiri, uretse ibi bintu byateye umubiri byo twe tubona rero. Yego, ku mubiri baratandukanye. Buriya no muri so mu marangamutima baratandukanye. Umugore wagiye mu kazi akaruha, ndabyemera, iyo atashye akenera umuntu aganiriza. Umugabo uko aruhuka akeneye ko yashyiramo umupira, akeneye ko yareba amakuru. Nuko umugabo aruhuka, uko niko umugabo aruhuka. Urumva ko abadukurikiye batabyirengagije nka 90% ni genero n'ukuri barabizi. Niyo mpamvu umugabo uvuga amagambo make, siyansi ivuga yuko uwavuze amagambo make avuga 18,000. Wavuze amagambo menshi. Umugore uvuga amagambo make avuga 33,000. Kuko uko niko aruhuka. Akeneye umuntu abwira inzira ze. Umugabo urushye aragera mu rugo yicare gutya bamuzanire, ashobora no kutajya mu gikoni ngabwira umugore urugendo rw'uko rwagenze. Arabyigumanira yicare muri saro, ahindure shene, niba ari France 24 arebe, n'aba agiye kureba mbese yirebera amakuru, areba gutya arumva ari bwatuje. Ariko umudamu warushye akeneye ko yabona uwabwira. Niyo mpamvu navuze ngo 90% y'abadamu hanze azakubwira ko kimwe mu kigerageza afite ari uko umugabo yamwimye umwanya. Kandi natanze impamvu ziri biblique aho nari nkivuga sero y'ubuzima, nababwiye ko ibyo tuvuga ni statistique, ni science,
na Bibiliya. yego. Aho nari nkiri kuvuga kuri Bibiliya, Imana irema umugabo ahingutse ku isi yamuhaye akazi, nta mugore yahasanze. Umugore umubona 2:15. Umugabo abanza akazi imbere y'umugore. Ni ukuvuga ngo umugabo muri we ntago harimo kubana, niyo mpamvu kuruhuka kwe ntakeneye umuvugisha, n'abana baraza baba bakataho ngo mwinsakurize. Uwo ni umugabo. Ariko kuruhuka k'umudamu, ndi kuvuga igihe tudasinziriye, nuko yabona uwaganiriza imvune yagize. Uzi impamvu umugore we ahingutse ku isi yakirizwa kubwirwa amagambo, urakara ko mu mara yanjye, urakagufwa ko mu magufwa yanjye, yakirizwa amagambo meza. Ni nayo mpamvu abashobora kwibwira yuko niyo yaba ari mukecuru, umugore wese yicwa no kumva, umugabo akicwa no kureba, kuko nakubwiye ngo afungura televiziyo ngo arebe. Niko wari buruhuka. Ibyo ni ihame ridakubuka, wabyemera utabyemera ni ihame. Yego. Hari n'igihe umuntu ashaka kuresistinga kubera impamvu ze bwite, akavuga ngo bose si kimwe. Si kimwe, ngo ntago ari kimwe. Akazana iyo exception, ariko ajya yibuka ko iyo exception irifite percentage itajya munsi n'iya 5. Nubwo mva ngo ni hejuru ya 90, mvuze gake. Yego. So iyo ni ingingo ibasha gutuma Imana niko yari turemye kugira ngo twuzuzanye, twuzuzanye. Umugabo aremetse mu buryo bw'akazi, umugore aremetse mu buryo bw'imibanire. Kansubiremo. Umugabo aremetse mu buryo bw'akazi, umugore aremetse mu buryo bw'imibanire. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda babivuga ngo uwakurushije urugo yaba yakurushije, umugore aba yakurushije urugo. Yego. Umugabo ashobora kuba mubi pe, ariko urugo rwe rukagendwa. Ariko umugore naba mubi, ntabwo urugo rwe ruzagendwa, kuko kubana kuri mu mugore, ntabwo kuri mu mugabo. Rekana nagusasira inzobe, dore studio yawe wayishyize muhira. Umugore wawe ari mubi, twaba twaragiye. Ntawagaruka. Ashobora kukubirindura mu ijisho ukamenya icyakubwiye ukibwiriza. Ntuzagaruka. Nanjye ubwanjye yanambwira ati hwaye gasupa. Naringize. So rero mu magambo make icyo nendaga mvuge ku iyo point, ubwo navugaga mu buzima kubabifashe, ndi kuvuga imiryango kitandukanye. Kangaruke rero no mu buzima busanzwe ku nyigisho turiho. Nta nubwo nkwiye ku iyo ngingo twavugaga, hari icyo bita gender opportunity, amahirwe angana. Okay. Yes. Abantu bajye banumva ni nacyo government bivuga. Nta ukwiye kuba victime yuko yavutse. Ni opportunities. Ntago gender ari ikindi, ni gender opportunity. Nukuba bafite nta favor naka akwiye kwimwa ngo nuko ari uyu, ngo nuko ari umugore cyangwa ari umugabo. Kera abana babiri barangizaga ishuri, barangiza ishuri n'umuhungu ari we mutswa, bakohereza umukobwa. Bakohereza umuhungu ari we muswa, akaba ari ugenda umukobwa bakamwohereza mu gikoni, mu mirimo yo mu rugo, bakamuheza education, ugasanga ntimurora, ajya kwiga umuhungu. Ibyo reka tuzabyige ndi edayero kwabyo. Ariko icyo nari nshatse kuvuga, nanjye naye mu bwabyo na hariya mu rusengero kuwugirirwa umugisha akinjiramo, ntegetswe kurespekta uwuririmba, nkamenya ko ari uwo kuwunyuzuza. Ntegetswe kubaha uwakoze isuku.
ntago nkwiye kumva yuko hari ikintu runaka cyo kiri cheapest ngo mvuge ngo cyo kiraciriritse, kuko gifitanye isano nanjye. Ubuzima kubajya bajya muri interview hari ibibazo umuntu abazamo bishaka kumenya ko wumva group travail en group ko uzi gukorera, mbese hari ikiminu bamo, mbese hari ikipe ufana, mbese hari umuryango remezo bamo. Umuntu uri kukubaza ibyo bibazo arashaka kumva yuko uzi gukorana, uzi kuzuzanya. Okay. Ni papa si yo kukubaza ibyo byose, ni ukumenya ko uzi kuzuzanya. Briefly numara uko ntakimusubiza. Uyu muntu arasubijwe kandi aranyuzwe, ntekereza ko nanjye ubwanjye hari ibindi nungukiyemo. Reka dusimbuke dufate ikibazo cya kabiri, kuko ibintu byacu birimo ubwenge kandi ifuza ko tubikorana ubuhanga buri ku muvuduko uri hejuru. Hanyuma uyu yabajije ngo wari wabivuze muri episode ya kabiri ugaruka ngo Imana iravuga ngo ntago nzahora abana ibyaha bya base, nzabahora gukiranirwa kwa base. Aravuga ngo dutandukanyirize icyaha no gukiranirwa. Kabisubize mu eme urakoresha Bibiliya rero? Ndayifite kugira ngo dufashe uyu muntu tutazamusiga inyuma. Ibyo byiza. Cyo twagendereye ni isomo s'ukwiruka. Okay, nageze. Isomo nagarukiruka. Nundi wese tuzavuga hakana kakagira ikibazo azabaza muri commentaire. Cyo commentaire zibereyeho. Kandi nugambiriye gushyigikira mu buryo wemerewe kwandika ntacyo bitwara. Kandi hariho nimero za telefone wazinyuraho ukabaza. Koresha amagambo y'Imana aboneka Abaroma 7:15. Abaroma 7:15 nahageze. Nari wari uhageze banza ari gusoma. Nahageze rwose. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Sinzi ibyo nkora, ibyo nshaka si byo nkora. Komeza usome. Nkomeze nsome 16. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Ibyo si bimvanaho kumenya agaciro k'amategeko. Umeze? Nuko rero noneho singe uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ari kuvuga hari icyaha kimubamo. Komeza. Singe uri kubikora ahubwo nabigenzuye, mfite icyaha gikimbamo. Nzi ko muri nge ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye. Yego. Nta cyiza kimbamo. Nta cyiza kimbamo. Kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. 19. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora. Icyiza nshaka si cyo ndi gukora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ikibi nanga ni cyo nkora. Komeza twumve. 20. Ariko ubwo nkora ibyo nanga singe uba nkibikora, aho bahumve, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ubwo nanjye ndi gukora ibintu ngewe nanga, singe uri kubikora, hari icyaha ahubwo kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza. Amategeko aranyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Umeze? 22. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye. Mu mutima wanjye nishimira amategeko y'Imana. Ariko mbona iri tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Komeza. Yemwe mbonye ishyano. Ninde wankiza uyu mubi untera urupfu? Uyu mubiri untera urupfu. Uyu mubiri untera urupfu. Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko ngewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana. Mu mutima wanjye narangije kuba imbata y'amategeko y'Imana. Ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha.
ariko ndakisanga kuba imbata y'amategeko y'ibyaha. Amagambo arakomeye pe. Nashoje. Oya, soma irikurikiye numve. 25 ni umurongo wanyu. Sawa, soma kuva 25. Kuva 25 nahageze. Aravuze ngo ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base. Mbahora ibyaha, gukiranirwa, mbahora gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Yesaya 6:5. Ubundi dugisubirize tugendeye ku ibyo byanditswe. Hehe. Yesaya 6:5. Yesaya 6:5. 6:5 nahageze. Niho se kamaze ndebe niba ariho ngeze. Maze ndavuga nti ni ishyano, ndapfuye we, kuko n'umunyaminwa yanduye. Ndi umunyaminwa yanduye, kandi ni hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye. Ndi hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, ya environment twigeze tuvuga. Kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Yego. Maze umwe mu baserafi aravuga, aragaruka, aza ahondi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, ari nkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho. Gukiranirwa kwawe gukuweho. Ibyaha byawe biratwikiwe. Byo bivanyweho. Biratwikiwe, ntago bikuweho. Gutwikira ikintu zo kugikuraho. Reka njago ibyanditswe umaze gusoma, reka nshaka uko abantu babyumva. Yego. Icyaha gisubiwemo kenshi gihinduka gukiranirwa. Kansubiremo. Icyaha, repetition y'ibyaha byitwa gukiranirwa. Okay. Nibyo. Iyo umuntu akoze repetition y'ikintu kijya muri genes. Hari abana babeshya bitari ibyabo. Kuri uwo mubyeyi uduteze amatwi wabajije, hari abana babeshya bahawe n'iwabo. Dufite abasambanyi babihawe n'iwabo. Dufite abasinzi babihawe n'iwabo. Na mbere yo kujyaginga umwana, ujye ubanza umenye ko iyo usubiyemo ikintu kiza muri jene umwana wawe. Niki cyatuma kuba umunaziri? Niki? Si uko utanyweye inzoga, nuko no mu maraso yawe zitarimo. Uranyumvishije? Iyo uvuze ko no mu maraso zawe zitarimo, ushatse kuvuga iki? Mba nshatse kuvuga yuko n'igihe papa na mama wawe babonanaga batazinywaga. Kuko niba barazinywaga, nawe uzazinywa muri iyo minsi 21 nibuzamviro, basabwa kuba batarazinywa mbere yuko bagusama. Ntabwo ujya wumva hano abantu batunga coping mechanism, bafata ibiyobyabwenge nko kwiyorohereza, kugira ngo yorohereze stress. Bashaka kwiyorohereza ngo bate ubwonko bagire gute ibiyobyabwenge. N'umunsi atabinyweye biba bimurimo. Ikibazo uko atabinyoye kuko bimurimo yarigeze abinywa. Hari igihe runaka gisabwa ngo ibyo wanyweye bigushiremo. Hano no kwiga buri kantu pe.
niyo mpamvu umuntu ubajije ikibazo ushobora kwikanga kitwaye umwanya wa buri kimwe, ariko ntacyo tuzakora, nta pressure turiho, nta kitwirukansa ngo tuvuge ngo ko twagombaga kugira gutya. Abantu bumve ko binjiye ari uburyo bwo kwiga, ngo umuntu nabaza kugira ngo hatagira umuntu uzasigara yaragombaga kugendana natwe. Ndiyo papa, reka nkoresha iyi mvugo. Iyo umuntu yahabwaga isezerano ryo kubyara umwana, urugero ababyeyi ba Samusoni, Imana iza gutanga kondisiyo y'uko uwo mwana abe se na nyina bagomba kubaho. Ikigira Samusoni umunaziri si uko utanywa inzoga yageza, ahubwo ibibuza n'ababyeyi be mbere y'uko bamubyara. Yes. Ni ukuvuga iki? Samusoni ashobora kutazigira, ariko mu maraso zirimo, zakomotse ku babyeyi be, ziri mu maraso, zarakomotse mu babyeyi. Kankoresha iyi mvugo. Iwacu mbere y'uko bambyara babanje kubyara sister ku yandi mateka, ku yindi generation. Ubwo nyine ubwo ibyo ni amateka maremare. Basengerwa n'umupasta wo bitaga mu badodi. Si pourquoi pas baje kunyita Jean de Dieu. Arabasengera kugira ngo babyare. Papa na mama babanye ntibabyara, kandi bose umwe yari afite abana n'undi yari afite abana, ariko babanye ntibabyara. Umwe aribaza ngo nibiki byabaye, bajya gusenga, ariko bajya gusenga nk'abakennye umwana, noti nko kujya gukizwa. N'abadukurikiye basenga gutyo ndabasuhuje. Noneho barabasengera, baragenda barabyara. Babyaye uwo mwana bategereza undi, ntibamubona. Basubira kuri wa mupasiteri wabasengeye, baramubaza ngo biragenda gute? Abaha kondisiyo, arababwira ngo sister ndusha imyaka 4. Arababwira ngo bashatse uwo mwaka bari bategereje, bibwira ngo ndazi. Arababwira ngo turakorana amasezerano y'umwaka, nimuwuzuza mwagiye mu by'Imana. Urumva niko yizeraga. Muzabyara umwana uzakorera Imana. Papa akizwa kugira ngo azabone uwo mwana. Banamubwira ko bazabyara umwana w'umuhungu uzaza ku musozi w'idini. Bakorana amasezerano. Ariko tukwiye ko ari sister wawe uri imbere. Nyine ndi kuvuga nge kugira mvuke. Bagiye umupasiteri abakoresha amasezerano, ariko sister we yaravutse. Ubwa mbere yarabasengeye barabyara. Yes. Babyaye baragenda nyine. Batagarutse nyuma yaho nanone birongera. Suje abantu bataza gushima Imana kandi ibitangaza byabaye kubyara. Ndabasuhuje. Bagarutse kuri uwo mupasiteri abakoresha amasezerano yanditse, ayakoresha papa umbyara. Mama araho, ayo masezerano sinzi ko yaje kubura, ariko narayasomewe. Ariko nyasomerwa ndi muto, kandi bindi kuvuga family yanjye urabizi, biri kubyumva, ntago ndi kubihimba. Mvuka papa amaze gukizwa. Nagiye kuvuka papa yarabaye mwarimu w'urusengero. Nyuma yo kuba mwarimu w'urusengero, nyine yabuze uko agira, yiyegurira Imana, bamugira na mwarimu w'urusengero. Ngiwe papa yabaye pasiteri maze umwaka mvutse. Uwo ni papa umbyara. Okay. Mu maraso yanjye ntiharimo inzoga, nanjye ntazo nanyweye. Aho uri kunyumva? Uri umunaziri rero. Mu maraso yanjye ntiharimo inzoga,
nanjye ntazo nanyweye. Nshatse kukumenyesha iki? Ubu mwese mwicaye mu kanywa mba numva nta kintu kinkurura kuko ntazo nzi. Okay. Aho uranyumvishije Neza mu cyane. maraso yanjye ntizirimo, wabaho ari bwumve njyaginga banywi. Nuko njyewe mvuga ngo se ni nta bwiza bw'inzoga nzi ngo mbe nijuru nitugerayo uzaba uhari, ntabwo rizampemba ko ntanyweye kuko sinaziretse. Nta nubwo uzabona hari umuntu najyaginze ngo naka kanywa, mbizi nese yonywa ngewe ko mba naraziretse. Wasanga nanjye yonywa ntari kuba naraziretse. Mu bintu Pawulo avuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje nk'igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo. Ngiye kureka inzoga si byigeze biba igihombo kuko sinazinyweye. Kabisa. Ariko hari umuntu waziretse ku bwa Kristo. Kabisa. Azireka nk'umupasiteri, azireka nk'umutambyi kuri kano kazi. Ndabyumvishe kweri. Arazireka. Aramenya ngo kuba atari umunywi wa vino, aravuga ngo inshingano Imana yampaye ndaziretse. Nukuri azabihemberwa. Ariko njye aho sinzahahemberwa. Nukuri kw'Imana. Nigeze ngendana n'umupasiteri umwe abonye ni icyapa, aravuga ngo zararyohaga Mana we. Arebye uko basuka wa mugabo wabaga ari gusuka mitsingi, arahagarara arareba, arahatinda. Mbinyuraho nk'utabizi. Ubona nk'ibibambwe. Insetsa papa. Iyo ni ingingo nshatse kukumenyesha inikite. So ufashe iyo telefoni yawe, nibirimo data, nibirimo amamega, ukanywe kumenya ko aho mvuka mwanywa mu gasinda bitandeye. Muri ngewe ntiziri bunkurure, ariko umuntu uvuka aho ziri cyangwa ziri mu maraso akwiye kwirinda gukora muri data koma. Akwiye kwirinda gukoramo kuko ugikoramo sha kwagitiva uraactive ibintu byari bisinziriye bizagukoraho. Karero nkusasira inzobe. Ubwo navugaga ninge abantu baje kunyumva. Papa umyara yari afite umwana yabyaye icyo gihe utarabaho, ntarabaho nataranamenyana na mama. Aza gushaka uwo mwana, n'ubu turamwumva twaramubuze. Aho uranyumvishije? Papa aza gushaka wari undi mudamu. Deni baramutwara, aza gushaka mama. Mama arapfa, ashaka murumuna wa mama. We kunyumva? Ndimo ndakumva. Amaraso ya papa n'amaraso ya mama, na mama yari afite umugabo arapfa, amusigira abana 3. Papa yagiye kubana na mama kimwe navuze. Mama yaragiraga 3, papa yaragiraga 4 n'undi umwe tutazi. Aho uranyumvishije? Amaraso mvukamo ntunga umugore umwe ni nawe nzi wowe ngiyewe. Ariko nkwiye kubimenya ka mu maraso yanjye harimo polygamy. Okay. Mu maraso uvukamo yombi harimo polygamy. Polygamy abatumva ikinyarwanda barumva ari iki? Harimo abagore benshi. Yes. Niyo mpamvu nkwiye kwirinda kwactive ayo maraso mu ndi mugore. Sinzi niba abantu banyumvishije, kuko nshobora kuba active nkaba na active abagore bandi mu maraso, nkahinduka nk'ihene simbijeri. Kubikontrola bikakunanira. Uyu mwana ashobora kwikanga ariko atakwa ashinzwe ibintu byakozwe n'iwabo, ibisekuru.
uyu mwana hari ibintu biri kumunanira kandi si we, ni iwabo. Ba data bariye igiti mu kanwa, imbuto bariye zirabaryohera, kuri twe ziradusharirira. Uyu mwana baramujijishije bamusomesha hazi ngo birasanzwe, yibwira ngo azanywa atahe nk'abandi, none ubu n'akazi baramwirukanye. Kubera iki? Yakanguye ibisinziriye. Imana yaremye urupfu, imaze kururema irubuza gukora icyo Adamu na Eva bakoze muri data, rurafonkisiyona, bagitiva ibyari bihari. Ni umuriro ukanze kuri enterebuteri bihita byaka, umuriro urimo wabuze umuntu ukanda kuri enterebuteri. Aho rero byitwa gukiranirwa. Ngo byaba ari ibindi none. Rangiza iki kibazo gisubize mu buryo kirangiramo. Tuzagaruka muri episode ya 4. Aho ibyo byitwa gukiranirwa. Nabwo ariko batimenye kudisikavaringa niba ari ya ngingo ya kabiri itabaye successful, kuyigirira pati yindi ntacyo byica. Nibi byagira icyo bibyarira abantu cyane rwose. So Imana yaremye urupfu, ariko Adamu na Eva nta kindi bakozemo. Rudakora barukozemo rurakora. Bararwakitiva nuko twabuze meaning yacu nyirizina. Abantu nibabanze bumve. Ni icy'ingenzi yuko umuntu yo yiga famiye ye akayisobanukirwa. Hari uburyo ushobora gusanga dufite abasinzi ba nyabo biturutse ko nabase barasindaga. Dufite abantu barwakuze bumva isakubita nyina, akavuga ngo sha ni inkuru data nzamuceka. Uzi igitangaje, yarashatse nawe mararwana n'umugore kubera bya bindi, kubera inkomoko. Aha niho hagaruka ku cyo bita deliverance. Gukiranirwa kurarandurwa, gukurwaho, bagira icyo bagukoraho. Amaraso ya Yesu agatwikira ibyo byaha. None deliverance ni ngombwa, amaraso ya Kristo yaje nyine yakuyeho ibyaha, koza agakiza ibyaha. Twasomye gute se kari wewe waho warangirije? Ngo garatwikirwa. Amaraso ya Yesu suko utakoze ibyaha, say'imbere n'ay'inyuma. Duhera inyuma. Ubwo nanone ndongeye nkomerekeje abanyedini. Amaraso ya Yesu say'imbere. Okay. Baheremo bemere yuko umwana w'intama muri Egiputa, igitangaza kiba nyuma y'igitangaza, kugira igitangaza kimura Abisiraheli muri Egiputa cy'urupfu rw'abana b'imfura. Ufica umwana w'intama umushyire hehe? Amaraso yayo ajya ku nkomanyirizo z'imiryango, ntago ajya mu nzu, arajya ku nkomanyirizo z'umuryango. Marayika murimbuzi najya kwica uwabonyeho icyo kimenyetso, inzu anyuzeho agasangaho ayo maraso, niyo yaba ari y'umunyamahanga udakebye, ari bukire, aranyuraho. Hari icyo byavugaga n'ayo maraso. Umuririmbyi araririmba, uwite ku mucamanza ambonye ho, apana mwo ho amaraso. Nuko wenda baririmba ibintu batumva. Nanciru rubanza rubi, agira uti anyita umukiranutsi, anyitu niryo jambo usomye. Amaraso ya Yesu ibyaha byanjye arabitwikira. Ariko
baza gukurikira amagambo y'Imana aboneka Yohana 1:12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umva, ntago ari mu maraso. Baze gusoma ibyo ngo si ubushake bw'umugabo, si ubushake bw'umugore, ngo si no mu maraso, ngo mu Mana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ntago kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe wari ufite AB bihinduka C, bihinduka groupe y'amaraso ikomeza kuba yayindi. ngo mvuge ngo ubwo nkijijwe yari A ngiraba O. Amaraso ni yayandi. Agakiza wakiriye ntikavana so muri wowe, nikavana icyo gisekuru muri wowe, nikavana nyoko muri wowe. Si mu maraso ni mu Mana. none iyo tuvuze ngo spiritualité de ça byasaba ngo bayigo kwayo. twavuye mu gisekuru cy'iwacu tujya mu gisekuru cyo kwa Kristo. Erega hano ndabareza abanyedini ko dufite abanyedini bahanganye n'ibintu bibavuna disi batazi ibyo ari byo. Bavuga ngo deliverance ntago ari ngombwa, waramaze kwakira amaraso ya Kristo, waramaze gukizwa, byararangiye. Amaraso ya Kristo nta kindi yaje gukora, yaje kugukiza icyaha cy'umuvumo na karande. Reka nkubwire, mwebwe muracyakora competition yo gukangura umuntu wisinzirije arushaho kugona, ariko si ukatumvisha uwamukanguye. Nabo barabizi ko kuba icyaremwe gishya si physical, ni spiritual. Ibi mvuga barakubeshya, barijijisha. Barabizi ko bazi uburyo umuntu avukana karande. Ninde uri kudukurikira uretse mwebwe murahangana no gukangura uwisinzirije. Ndabyemera pe 100% ahubwo. Ntago umuntu yabaye icyaremwe gishya ari mugufi ngabe muremure. Nawe arabizi ko umunsi akizwa ubwoya yari afite ku mubiri ntibwahungutse. Iyo aburebye arabubona. Rero wowe urashaka guhangana n'uwisinzirije mu muhamagaro ufite no mu byo ugomba gukora. Igisha ukuri uwagambiriye kuguhakana, umere nk'aho sinzi wabonye ndi kuvuga n'umuvandimwe ngo comment bari banditse ku byo yari ari gukora. Ndamubwira ngo niba umutima wawe ukwemeza ko ari ukuri, ibyo wakoze ari ukuri, komeza. Naho uno mwanya hari niyo turi muri doktora habaga iburana, ababwira ngo umuntu ashobora no kukurusha amagambo ariko umutima wawe ukakwemeza ukuri. Mwene Samusure n'ubundi ntihandavukana isunzu. Nyine umuntu nakurusha n'amagambo akakurusha buri kimwe icyo ari cyo cyose, ukwiye kumenya ngo umutima wanjye uhamanya n'uw'Uwiteka kuko ari uko. None Sadamu, reka mvuge Kayini na Abeli. Ninde ubwiriza Kayini ngo nukora icyiza ntuzemerwa? Ubwo se ko Imana izi ko Kayini adafite pasiteri, izi ko ari nde wamubwirije? Ubwo tumwa bwo kumenya ko akwiye kuba mwiza. Ngayibwire ngo ari kurinda umbwira gutyo ngo pasiteri wanyigishije ngo icyiza ni ikihe, ngaherereye he? Akosha ukuri umuntu akwiye kwitoza kukwakira niyo kwamubabaza. Nigeze nkubwira iryo jambo, jya witoza kwakira ukuri niyo kuzakubabaza, utitwaje inzira byanyuzemo ngo ukumenye. Okay. Niyo wo kwakubabaza. Mu magambo make rero, umuntu agira icyo akora ku gukiranirwa kw'iwabo. Ushobora no kubaho wirinda gukora mu bintu by'iwanyu, ariko kuko ubizi uzirinda no kubyakitiva kuko ushobora kubikoramo. None so indaya n'imyako nk'iya nyina wabizu. Nyoko yari indaya, nutakora uko ushoboye ukabikora rimwe bizarangira ubaye indaya ahubwo. Butwi umusinzi kaziza.
reka tugane ku musozo w'iyi episode turindire episode ya 4 wabwo umugisha mushu kuba kwisumba byose gutwikira abadukurikiye ubwo byasaba ubundi busobanuro bwimbitse ngo tubibutse ku ikiganiro ngira ngo urabizi wigeze wumva hari abantu bigeze bakora ikiganiro nigeze nkikohereza ntari mu Rwanda cyavugaga hejuru ya Poso Masasu na Poso Gitwaza na ndi kukubwira ngo simbyibuka uzongere verifying iyo umuntu ari kuvuga ibintu rimwe na rimwe bingana n'uko wari kubitekereza haba hari igihe hari ikibazo cy'ubumenyi afite cyangwa ari kwijijisha ahubwo uzajya ajya kubaza wese ajya babaza avuga ngo ari umvisha uwo mubyeyi ukuntu yabajije neza ndashaka ngiwe mvanwe mu rungabangabo icyaha n'igicumuro ngira ngo yabyumvishe gukiranirwa nuko ababyeyi ushobora kuba wakwakitiva cyangwa kukurimo cyangwa kugira gute ariko umuntu akikanga mu ngaruka z'ibintu atatangije naho kandi umubyeyi umuntu uri gukora icyaha akagisubiramo nawe kiraza muri genes kiraza muri we icyaha usubiyemo n'ubwo kitabaga iwanyu ukagisubiramo rimwe kabiri gatatu umwana uzajya kubyara uzakimuha uzagiha ku mwana wabyaye bizamusaba ngo akimenye yirinde kucyakitiva kuko mu maraso ye kirimo ibyo bintu bivuga abantu badukurikiye byanze bikunze hari abantu bahise babyumva ni ukwigirira neza kureka ibyaha ikibazo cy'igihe uhita n'ibyo ngibyo tuvuze Yesu asuka umugisha ku badukurikiye tubararikire gukurikira ingingo ya 4 izaba iri kureba ngo ariko ubundi impamvu nta succeedinga muri iyi area impamvu ndangiza akazi mbabaye impamvu nkora akazi kakamvuna nakange ubu bintu ndimo nibyo byanjye nibyo navukiye noneho ni ibinavukiye niturangiza dukore wenda nka 6 ivuga ngo ndamenya exactly icyo navukiye wenda nka za 7 tuvuge ngo ni iki binsaba ariko uwo ndiwe naho ndibyo twe twabinyuzemo gato ndinde kabiri niyo twashakaga ngo menya ari nayo ifitanye isano n'ibitwari tuvuga kugira ngo abantu barushaho kuba murakoze murakajya mu ijuru mu gisangiza ikiganiro twifuza yuko tutategura na bomba ariko ngo tunayiratse inyoni ujye ugira uruhare mu kugabanya abarimbuka kuko iki kiganiro uko gitangiye kizahindura byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi inshuti yanjye Yesu udukurikiye ari mu ngaruka z'ababyeyi muhe imbaraga zo kugira icyo azikoraho mu izina rya Yesu Kristo umuhe ubushobozi nonaha kandi la petotasikimeniano nsengeye umuntu waharaga yibaza ngo niki ngerageza gukora kuki byanga kuki njya gukora iki byangira he atamenye ko yagisangijwe mu izina rya Yesu turatura ubuzima n'ubutsinzi n'inkomezi kuri we turarandura icyaha kibasha kumwizingitiraho vuba nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo twihane icyo kizingitira vuba kiza periodikema kiza mu gihe runaka turamusengeye ngo umuhe imbaraga zirandura ubwo butware maze izina rye rihabwa icyubahiro kandi udushoboze kurwanya Satani uko bikwiye wagiye agwa mu byaha imbabazi zawe nizimuzeho yezwe nawe amaraso yawe namubabarire umurinde gukora icyaha nkana maze izina rye rihabwa icyubahiro urakoze kuri Imana ya hose nakwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana ry'Umwuka wera amen. Yagura imbago zanyu tubararikire gusharinga kino kiganiro kandi tutunga cyano bitamenye isi y'umwuka tutangiraho ibindi nayo wasimbuka ukayisura. Imana iduhanishe. Iyo nyubako yiza kuba umuntu
nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero ibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.